Dukomeje kubasuhuza nshuti bavandimwe, dukomeza kubifuriza ibyiza byo kuri uno munsi wo kuwa mbere, babere umunsi w'umugisha, babere umunsi mwiza. Nibyo tukwifuriza, nibyo twifuriza buri muntu wese aho ari muri rusange. Mukomeze mugire umunsi mwiza, muryoherwe n'uyu munsi wa none wo kuwa mbere, babere umunsi w'ibisubizo. Nibyo tukwifuriza. Amwe mu makuru ya showbiz, murabizi ko buri munsi uko bwije nuko bukeye duhora tubazanira amakuru ya showbiz agiye atandukanye ari hirya no hino. Mbabwira ngo ni wa munyamakuru wanyu Analyse nyawe ukomeza kubazanira ibyiza, amakuru meza agezweho, amakuru ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi mwayasanga ni kwa Analyse nyawe. Mbabwira ngo gukura urushinge kuri Analyse nyawe. Iwacu TV1 ni ugukubagana, mureke gukubagana, mugume ku Iwacu TV1. Dukomeze tubasangiza ibyiza, amakuru meza ari kugenda trendinga hirya n'inaha. Ni hano gusa, mbabwira abantu bahereye mu mpande enye z'isi, ni mugane Iwacu TV1 kugira ngo dukomeza tubazanire ibyiza. Tudatinze uyu munsi none rero twabazaniye amwe mu makuru ya showbiz y'umupianiste Koffi ku munsi w'ejo yateye ivi. Gutera ivi rero yaporopoje rero umwe bita n'umukunzi wiwe. Tuvuze n'umukunzi we ubu ngubu wenda ntitwoba tuvuze nabi, ariko ni byiza cyane kandi dukomeza kubishimira buri muntu wese muri rusange aho ari, aho aherereye. Ani amakuru ya showbiz agezweho ari gutrendinga hirya n'inaha. Mbabwira ngo pianiste Koffi courage, turamukunda cyane. Abafana biwe aho bari, aho baherereye, ewana ni ibirori, ni byiza cyane. Murabireba hano kuri aya mafoto, ewana ni ibintu bimeze neza cyane kandi dukomeza kubyishimira. Uno mwaka mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ngo pianiste muri uno mwaka bari kutuzanira ibintu byiza cyane rwose, kandi dukomeza kubyishimira kuko bazavuga ngo iyo utishimiye ibyiza bya mugenzi wawe nta terambere ugira. Rero dukomeza rero kubyishimira, ni ibintu byiza, ibirori byiza. Ewana muri kureba ukuntu yamuporopoje, ewana ni umumama mwiza. Ubu ngubu ni nkaho twamwita ni umumama, ewana kuko ari ibintu byiza bigezweho. Ni amakuru ya showbiz meza agezweho ari gutrendinga hirya n'inaha. Mbabwira ngo nawe utarabikora bikore rero kugira ngo nawe rero bitunezeze, kuko iyo tureba tukareba ibyiza, tukareba iterambere ry'aba pianiste, byabasha kudushimisha cyane. Kuri pianiste Koffi ni amakuru ya showbiz agezweho abageraho gatanu ku kandi. Nizera yuko mumeze neza cyane rwose. Reka dukomeze tubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye ari hirya no hino. Pianiste Koffi aherereye mu gihugu cy'u Rwanda, ewana yakomeje kutugaragariza ibintu byiza kuva madamu we yava mu gihugu cy'Amerika agera mu gihugu agera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byabashe kudushimisha, bitwereka indi sura nziza. Natwe dukomeza kudushimira n'umusore wacu pianiste Koffi ugaragaza ibintu byiza kandi bitunezeza, kandi dukomeza no gushimira imwe mu miryango yiwe bakomeje kumushyigikira, kuko akenshi na kenshi weho ushobora gutegura ikintu runaka ariko udafite abagushyigikira biragoye cyane. Kandi rero dukomeza no gushimira buri muntu wese muri rusange umufana wa pianiste Koffi, kandi nanjye ndimo, ewana niyo mpamvu n'amakuru mbagezaho. Ndi umufana ukomeye cyane kandi nkomeza no gushimira buri muntu wese muri rusange. Aya ni amakuru ya showbiz mugezweho na Analyse nyawe. Dukomeza rero, turabakunda cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao, turabakunda cyane rwose.